buri dini ryose ritegereje umuntu uzaza wateganyijwe. Urugero, abakristo bategereje kuza kwa Mesiya cyangwa kwa Yesu Kristo, abayahudi bategereje kuza kwa Mesiya wabo, bavuga yuko bahakana yuko atari Yesu ahubwo ari uzaza. Abahindu bategereje nawe uwabo witwa Krishna harehare. Niyo mpamvu bazabanza gushyiraho ikintu cyo bita big space show, aho ijuru hari rizakora nka ekra cyangwa bazaba babikoresha nka screen, abantu bakabonaho ibintu bateguye azababwira ubutaha. Kuba imyizere yacu inyuranye ubwabyo ni umugambi w'umwanzi, ariko umugambi w'Imana ni ukugira ngo tugire kwizera kumwe, tugire n'umukiza umwe Yesu Kristo. Ingingo ya 9 muri iyi gahunda y'ingingo 20 hariho gahunda yo gushaka gushoza intambara mu isi no kwica abantu hifashishijwe inzara, hifashishijwe n'indwara, kugira ngo nibura marayika wakakurikiraho ati iraguye Babiloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Bakundwa ndabasuhuje mu izina ry'Imana wacu Yesu Kristo. Uwo mureba kuri kamera ni Pastor Peter Musisi, kandi nkaba nongeye kuba mvugana namwe mu kiganiro isi igushije ishyano. Tumaze iminsi tutashyiraho ibiganiro, ariko nshimishijwe no kubamenyesha ko gahunda ya none igiye gukomeza mu mbaraga nyinshi tubagezaho ibiganiro. Uyu munsi rero turaganira ikiganiro cyitwa isi igushije ishyano, igice cya 4. Kadusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimye Mana y'imbabazi kandi Mana ikomeye, wowe Mana ikora ibitangaza ugakora ibikomeye, cyubahiro n'ikuzo n'ishimwe n'ibizina ryawe. Baranatwe mu gihe dusangira aya magambo y'ubwenge na bene data, kandi utugirire neza kugira ngo dushobore gusohoza imigambi myiza. Dushuje abantu bose bazakurikira ikiganiro, abanyarwanda, abarundi, abanyekongo, iburasirazuba, b'abarwandafone, abafumbira, abahororo, abahana bahangaza, n'abandi bose bashobora kumva ururimi rushamikiye kuri ndimi zacu zivuga ikinyarwanda. Nuko rero umwami wanjye bana natwe kandi duhumugisha wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Bakundwa rero tumaze gusenga, igice cyacu tugiye kubagezaho ni igice mu by'ukuri cya 4 kijyanye n'amagambo yitwa twababwiye ajyanye n'akaga isi yerekeye. Ibyahishuwe igice cya 6 atwereka amagambo akomeye, amagambo meza dusanga mu byahishuwe 14 umurongo wa 6. Haravuga ngo, nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ababwira bari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nuko rero muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, amen. Twumvise aya magambo akomeye yuko ari igihe cy'abantu kuburirwa kwihana no kugira ngo biyunge n'Imana. Kandi Imana iratubwira yuko ari bwo butumwa bwiza bw'ubwami, nuko abantu bihana kandi bakubaha Imana aho kugira ngo barusheho gushayisha bakora ibibi. Bibiliya iravuze ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Igihe turi muri rero ni igihe kibi, ni igihe cy'abantu aho kurushaho gushayisha gukora ibibi n'ibyangwa n'ibizira. Ariko hagati aho Satani nawe akaba atoroshye, kuko magambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 ho twasanga ari magambo akomeye agira ati, Yohana 10 murongo wa 10. Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama, katwereka umurongo wa 9, ngo ni gerembo umuntu niyinjira muri rye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone ubugingo bwinshi. Inshuti
ukurikira ikiganiro isi ibimenyetso birahari, ni igihe cy'ibimenyetso bikomeye by'abantu gusobanukirwa ibiriho yuko ari akaga gakomeye. Noneho abantu bagakanguka, imyizerere yawe ntayitayeho ko imyizerere kubera yuko kuba imyizerere yacu inyuranye ubwabyo ni umugambi w'umwanzi, ariko umugambi w'Imana ni ukugira ngo tugire kwizera kumwe, tugire n'umukiza umwe ari we Yesu Kristo n'umwuka umwe. Bityo rero nkaba nibwira ko dukwiriye gutekereza ibyo twitonze, tukamenya yuko turi ku rugamba rukomeye, turi hagati y'isibaniro rikomeye n'intambara ikomeye kandi ishobora kuzanira abantu benshi ibyago. Yesu mu gihe yavugaga ibi yerekezaga yuko hari umwanzi, umujura ari we Satani, nta kindi kimuzana kitse kwica, kwiba no kurimbura abari mu isi. Kimwe mu bintu byo Satani arimo akora, hari intego zikomeye cyane zitwa intego 21 za Illuminati. Ahangaha avuga ko Satani afite umugambi wo kugira ngo bashyirwaho idini rimwe ryo gukorera Satani. Aha rero ni ukuvuga ngo mu gihe itorero rikwiriye kuba ryigisha abantu kwihana, kugira ngo noneho bamenye yuko urubanza ruri gucirwa bari mu isi, babwiriza ubutumwa bwiza, noneho mu mbaraga zikiza abantu. Ahubwo umwanzi afite umugambi utegurira mu bisha, umugambi ukomeye wo kugira ngo gahunda yo kuvuga ubutumwa bwiza, gahunda yo kubaha Imana iburizwemo, ahubwo habeho gahunda yo kumuramya wubwe. Ibi ngibi bidukwa muri mu nomero ya mbere mu mugambi w'intego za Illuminati 21. Imwe muri zo ni ugushyiraho itorero rimwe cyangwa idini rimwe rifite riyobora isi kandi rikorera muri guverinoma imwe izategeka isi, noneho n'ifaranga rimwe rizayobora isi. Uyu mugambi watangiye mu cya 900, ndavuga kuko uwo mugambi wihariye w'idini rimwe wo cyane cyane watangiye gushora imizi mu cya 900 muri za 920 na 900 muri za 30, kuko babonye yuko hagombaga kubaho gahunda yo kwigisha cyangwa yo kwigarurira abantu mwiyobokamana mu madini yari asanzwe, hifashishijwe amadini abantu bari basanzwe bamenyereye gukoreramo, kuko bazi ko nta bundi buryo umuntu wamuhindura cyangwa ukamwigarurira utabanje kwinjira mu myizerere ye. Nuvuga umuntu ushobora kumutegeka, ariko mu gihe imyizerere utari wayinjiramo, dukurikije Satani. Ariko ubyumve neza, mu busanzwe umuntu ushobora kumutegeka mukoresha ibyo ushaka, wenda akanagusorera kanaku, ariko akagira uburenganzira kuramya Imana ashaka. Satani rero we mu rwego rwe ntabwo ibyo abishaka, kuko Satani icyo adashaka ntabwo akeneye amafaranga, ntakeneye gukorerwa mu buryo, kuko ntacyo akeneye muri ubwo buryo, kuko byose arabifite. Ahubwo icyo ashaka ni ngo abantu bamuramye, kugira ngo abantu bamuramye. Icyo nicyo kintu nibamara kumuramya azaba batandukanyije n'Imana. Icyo arwana nacyo no kugira ngo ikintu kigereho. Mumenye yuko ibingiye tubabwira ni ibintu byatangiye gukora kera kandi birihutishwa. Kimwe mu bimenyetso bigaragarira abantu bose, abantu bakwiriye kumva, ni uburyo iyobokamana rigenda ryinjirirwa mu bihugu byinshi no ku isi yose. Ubutegetsi bw'isi bukaryinjiramo, busenya kandi bukuraho ibyakabaye cyangwa amahame yakabaye yigishwa, kugeza naho ndetse insengero utakibamwe abantu mu bihugu byinshi batajya guterana. Ariko amadini ntagaragaza icyo cyane ikibazo, kandi ayo madini twari yakomeye n'insengero nyinshi ari z'ayo madini, ahubwo ngo bakaba baratangiye kuziteza cyamunara. Wakwibaza abakora ibyo ni bantu ki? Kandi bajya kureba ukareba mu butware bukomeye baracyabufite, kandi baratakaje abantu baza kuba bagana mu nsengero. Ariko mu butware busanzwe bw'isi bakaba bari bakomeye, nta n'igishobora gukorwa batagihaye umugisha. Ntibagarukiraho, ariko binjira no mu mikorere y'amadini mato mato, cyangwa se abantu bafite imikorere yo gushaka kongera kubyutsa ubutumwa bwiza, bakabapyinagaza bifashishije imbaraga za leta, kuko byari bimeze no mu gihe cya Kristo ubwo barwanyaga Kristo mu bitangaza bikomeye yari amaze gukorera mu kirema cyari cyahagurutse. Nibuke ko ari ikirema cyahagurukijwe na Petero na Yohana mu gihe bagisengeraga, kirahaguruka abantu bose barabibona, kijya no mu rusengero kitera hejuru. Cyari yangu yari umugabo w'imyaka hafi 40, bamureba yari umuntu usobanutse ugeze mu myaka y'ubukwerere, ntabwo yari umwana ngo yabishe cyangwa yari umusaza, yari umugabo ukomeye umaze kugira imyaka y'ubukwerere. Baramuhagurukiye batangira kumurwanya mu buryo budasanzwe,
ndetse n'intumwa barazirwanya kugira ngo ukuri kutamamara. Ni bande babikoraga? Ni abanyedini kandi bafashijwemo n'icyago gikomeye cy'ubutware nabwo bugitegeka isi, ubutware bwa Roma, kuko bwashizwe n'umwanzi. Buzakomeza gukoresha amayere yabwo kugira ngo bugere ku ntego zabwo. Ariko umwami Imana we arahari kandi azadufasha twebwe abiringiye izina rye. Iyo turebye ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 twasanga amagambo akomeye ateye ati, aravuga ngo bakivugana n'abantu, abo ni intumwa, bakivugana n'abantu, abatambyi baza aho bari n'umutware w'urusengero ndetse n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bwije bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugera mu gitondo, ngo ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Mwumve yuko itangira ry'ibihe ntabwo ryoroheye muri inzira ya Kristo y'agakiza. Ubu rero ikiriho kigwaho ni ugushyiraho idini rimwe. Iryo dini zitwa United Religions Organization. Mu ikubitiro rya mbere yuko riba idini ku mugaragaro abantu bazajyamo, rizabanza rihabwa akazina keza. Ubu umushinga waryo witwa United Religions Initiative. Ni gahunda yo gushyiraho umuryango mugari mpuzamadini kugira ngo bangikane n'umuryango mugari mpuzamahanga hagamije kugira ngo hashyirweho amahoro ku isi. Iyo ni gahunda yatangiye kera, habanje mbere na mbere guca intege amadini, bayakuraho abayobozi bagenda bashyiraho aho bagenda bigisha, kandi bamaze gukoromba corrupt ones kugira ngo binjire bajye mu buyobozi no gutwara amadini badafite icyo bazi namba. Niyo mpamvu ubu ngubu hariho gahunda yo kuvuga ngo ugomba kuyobora itorero ntabwo bitaye ku mibereho ye y'umwuka, ahubwo bitaye kuba ngo afite amashuri, kuko bazi yuko amashuri yabo bigisha abo bantu ko umuntu afite degree. What is a degree in terms of spiritual realm? Mu rwego rw'umwuka lisansi cyangwa diplome ihanitse ni iki? Ntabwo ihindura umuntu, kandi ibyo wizeye wowe ufite degree, it's not education, it's just a program. Baba baragushyizemo porogaramu ibyo bashaka kugira ngo ubikore. Twe turavuga ibintu by'umwuka umuntu aba yarahawe mwihishurirwa kandi bishingiye ku guhamagarwa kugira ngo ukore umurimo w'Imana uzi icyo ukora kandi ubwira abantu iby'ubugingo. Noneho rero bagasanga abandi barabikora. Kuki babikora kuri Yesu? Kuki se bagira the audacity? Kuki bagira ubutwari bwo kwinjira mu murimo w'Imana kugira ngo uwo murimo w'Imana bawutesha agaciro? Nuko batubaha Imana. Ikindi cya kabiri nuko bakorera umwanzi, kuko bamaze kwemera ko hagomba gushyirwaho idini rimwe. Iryo dini rikaba ku isi yose. Tugiye kwinjira muri iryo somo rifite ubugari bwaryo. Ubutaha tuzabireba mu kiganiro cyacu kizakurikiraho cy'isi ugushijishyano, aho tuzabona noneho yuko hariho gahunda ikomeye. Iyo gahunda ni iyi, ni gahunda yo gushyiraho amadini yose akomeye. Iyo tuvuga amadini tuvuga amadini ya rutura: abakristo, ababuda, abahindu, abayisilamu, tugashyiramo n'abayahudi ko nabo barihariye nubwo ari bake, ariko barakomeye muri politike no mu gisirikare no mu mafaranga, kandi bagaragara yuko bemerwa ko niyo bakomokwaho hafi inzira y'ukuri y'agakiza, ko agakiza gaturuka mu Bayuda nk'uko umwami yabihamije. Ubwo rero nabo kubarangaza nabyo birakenewe kugira ngo Yesu Kristo naza bazamwihakane. Niyo mpamvu bazabanza gushyiraho ikintu cyo bita ngo bayita ngo ni big space show, aho ijuru hariya rizakora nka ekara, cyangwa bazaba babikoresha nka screen, abantu bakabonaho ibintu bateguye azababwira ubutaha. Ndabakumbuza ngo muzabirebe. Noneho abantu bakibwira yuko ari cyo bita rapture, cyangwa kugenda kwitorera, kuko buri dini ryose ritegereje umuntu uzaza wateganyijwe. Urugero, abakristo bategereje kuza kwa Mesiya
cyangwa kwa Yesu Kristo. Abayahudi bategereje kuza kwa Mesiya wabo, bavuga yuko bahakana yuko atari Yesu ahubwo ari undi uzaza. Hanyuma ababuda bategereje uwitwa Maitreya, abayisilamu bategereje uwitwa Masihi, abayisilamu abo ni abasuni, abayisilamu b'aba Shiite bategereje uwitwa Muhammad al-Mahdi. Hanyuma abahindu bategereje nawe uwabo witwa Krishna harehare. Abo bose bategerejwe ni ibihimbano by'umwanzi mu rwego yateguye kera mu rwego kurwanya Kristo. Abo rero bazabikora umunsi umwe ku isi yose, abantu babone ijuru rihindutse ukundi, bavuge ngo noneho uwo bari bategereje mu idini ry'iwabo araje, ku buryo buri muntu wese mu idini ry'iwabo azakira uwo, azakira antikristo, amwitira uwo iryo dini rihora ritegereje. Nkuko natwe abanyamadini ba gikristo, kubera yuko batigeze bitegura, bazakira uwo mubisha bamwita ngo niwe Kristo. Cyane cyane ko dukurikije gahunda yateguwe, nuko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, gahunda yashizweho kwari ukugira ngo amadini ya gikristo ngo akore nk'ikinyabiziga cyo kugendesha cyangwa cyo kwihutisha umugambi wa antikristo wo kwima ingoma. So rero ubutaha tuzabitindaho cyane, tunabisobanure kandi tunabyigishe. Ahangaho ijambo ry'Imana mu byahishuwe ritweretse icyo tugomba gukora, yuko ari ukuramya Imana, kuko isi abari mu isi bagiye gucirwa urubanza. Mwene data unteze amatwi, ushobora kuba ibyo bintu utarabyize ubyitaho, ariko aho bigana ni igihe cyo gucira abantu urubanza. Kuki abantu se bazacirwa urubanza? Nuko batizeye ukuri, kandi imbaraga nyinshi zarakoreshejwe. Imana yarakoze uko ishoboye kugira ngo ibereke ubukuri. Dore umurongo wa 8 hari icyo uvuga, uravuga ngo marayika wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babiloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Haleluya. Ahangaha turabona yuko ikintu kirimo kirangira. Imana itweretse ibintu bibiri ahangaha by'ingenzi dukwiriye gutekereza. Icya mbere, hari icyo marayika wa mbere avuze ibyerekeranye n'urubanza, kandi aratumira abantu bose ngo noneho bihane. Nibwo butumwa bwiza bugomba kubwirwa abantu bose, nuko abantu bose bagomba kwihana, noneho bagahindukirira Kristo, ngo bagatangira kubaha Imana. Ese kubaha Imana ni ugukora iki? Ni ukwizera uwo yatumye akaza mu isi, ari we Yesu Kristo, nkuko tubibona muri Yohana igice cyaho cya 6 umurongo wa 40, kugira ngo uwo muntu wihaniye nawe Yesu azamuzure ku munsi w'amateka. Aha rero cyo twitegereza kandi tubona gikomeye ni kivuga ngo noneho nibwo butumwa bwiza marayika yavuze ngo kugira ngo igihe kirasohoye, kandi ngo mwubahe iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Igihe kirasohoye, kandi ibyo byitwa ubutumwa bwiza. Ubundi ubutumwa bwiza abantu benshi ntabwo baba bazi ibyo ari byo. Umuntu ategura igiterane akavuga ibyo yishakiye, ariko icyitwa ubutumwa bwiza kigomba kujyana no kwihana no kubabarirwa ibyaha, cyangwa se mu yandi magambo kigomba kujyana n'icyo kubwira abantu kubaha Imana. Kuko Bibiliya irashimangira, iravuze ngo marayika wundi araguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana kandi muyihimbaze. Kubera iki? Kuko igihe gisohoye, abantu ngo igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Bityo rero mwige kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Bakundwa rero ahangaha tugomba kumva kano kantu, kandi ni akantu gakomeye cyane. Gakomeye se mu buhe buryo? Uburyo ngubu nuko Imana yaremye ijuru n'isi, kandi ikaba yaradushyiriyeho uburyo bwose bwo kubaho. Itegetse marayika ngo avuge ijwi rirenga. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza cyangwa amagambo yo guhugura abantu kubasubiza ku Mana agomba kuba ari amagambo y'imbaraga, ijwi rirenga, ntabwo ari ukujenjeka nkuko bashaka kudufinya, kugira ngo abantu baze kuko amadini bamaze kuyafata. Amadini ntabwo tukiyaboneramo inzira y'Agakiza, kuko nta mbaraga gifite. Abicara ku ruhimbi
cyangwa bayihagararaho ntabwo nko byahanuwe mu mwaka w'969 yuko abantu igihe kizagera abantu bagahinduka, noneho ku ruhimbi hagatangira kubwirizwa ibindi abahagazeho ibyerekeye iby'ubutumwa bwiza n'ibyo guhindurira abantu kuri Kristo bikagenda bicika intege, ahubwo hakagurwa ibindi cyane cyane bijyanye n'amarangamutima y'abantu cyangwa bijyanye n'inyungu bandi bari ku ruhimbi cyangwa ku bituti bashaka yuko abantu bakira. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nkaba nkwingingira kugira ngo wowe witandukanye n'ibimeze bityo ushobore kurokora ubugingo bwawe. Iminsi dore iragana ahantu habi. Ikiganiro rero yasigushije ishyano, nibwira yuko kizadufasha kumenya ahisigana. Yasigushije ishyano kuko niba hariho gahunda yo kwica abantu, gahunda yo kurimbura abantu, gahunda yo gutuma abantu bapfa, mbere na mbere hariho gahunda yo kubanza kwica abantu mu mwuka, ariko ntizasigana gahunda yo kwica abantu mu byerekeye umubiri. Ibyo bikaba ari intambara rero ikomeye, kuko tubona ko ingingo ya 9 muri iyi gahunda y'ingingo 20 hariho gahunda yo gushaka gushoza intambara mu isi no kwica abantu hifashishijwe inzara, hifashishijwe n'indwara, kugira ngo nibura intambara, inzara n'indwara ni ibintu bitatu bikunze kuba bijyana, kuko habaye intambara inzara haba n'indwara ntizahabura. Noneho hariho n'indwara z'icurano z'ibyorezo nabyo zigenda zikwira isi. Noneho n'intambara n'akaga ndaza conflicts zinyuranye zidafite urwamugambi, zimwe zishingiye ku madini, izindi zishingiye ku bintu by'ubugoryi, kuko ubu nta kiriho n'intambara zisobanutse. Intambara mu bihugu byinshi zishorwa n'abantu bakora mu buryo bwo kwiheba. Abantu bakaba bakwica abandi, bakaba bakora amahano, bakaba kandi ntagire imbaraga zo kubarwanya zihari, kandi ntagire n'ibihugu byakwifasha ngo bijye gutabara aho hantu. Bikaba ari ibibazo bikomeye cyane, abantu bagashira abandi bakagenda, aho ugasanga babahururiza kubashyira mu makambi ngo barunda aho ngaho bagaburira aho ngaho. Icyo bwacyo n'isi kugwa. Ntabwo umuntu ashobora kuba mu nkambi imyaka 10-20, uwo muntu ntaba akiri umuntu, atakaza ubumuntu bwe, akabukundi, akaba intagahuma, akabingegera. Abana yabyaye bakuriye aho ngo mu nkambi ugasanga nta burere bafite, nibo batwara inda z'indaro, abandi bakangura umugi, abandi bakangirika. Ugasanga aho barabeshyisha utuntu nko kubabwira gusa batwara Australia, Amerika heye, kandi iwabo ho barimo bagerira iyo bagiyeneho bakasanga ingeso mbi n'imico yamaze kunanirana. Noneho kubera yuko babashukije amafaranga, abantu bakiroha muri ibyo bihugu bomba bafite umunezero, ariko nubwo batekereza yuko wenda bacitse kwica uko babonye umunezero w'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bakaba barimo bagenda, kuko Satani ibyo barabikoresha kwica ubugingo kandi no kwica umubiri w'umuntu. So rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza, mutekereze neza, mwitonze ibyo ngibyo. Marayika akurikiyeho rero niko tubibonye, marayika wa kabiri aratubwira ikintu gikomeye. Aravuga ngo marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babiloni, wa mudugudu ukomeye uwateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Haleluya. Aha ngaha niho ubutsinzi bwacu buri. Iraguye. Ni iki kiguye se? Babiloni se ni iki? Babiloni ni system y'ubuhakanyi irwanya Imana, itegeka iyi si. Iyo system ifite benshi bayikurikiye kandi bayirimo. Niba bagwa bazagwana nayo. Imana, marayika arerekana yuko kuba abantu basuzugura Imana, abantu bakora byose tubona, abantu bashaka gukurikiza ibyo bishakira kandi bihakana Imana, bari imbere yo kuyobya rubanda rwinshi, ndetse n'urwo rubanda ruzabakurikira, bose hamwe bitwa ikintu cyitwa Babiloni. Actually iki nicyo twita political Babiloni. Wenda tuzareba nicyo twita haricyo tuzareba icyo twita spiritual Babylon, Babylon yo mu buryo bw'umwuka. Tuzayisanga muri 10 gice cya guhishura ibyahishura 18, ariko tuzareba na ubutaha tuzareba na Babiloni 17, noneho irebana na Babiloni mu buryo bw'umwuka. Aha ngaha mu gice cya 14 turimo turabwirwa Babiloni muri rusange igizwe n'iyobokamana kandi kagirwa nanone na politike mpuzamahanga. Muri politike tuhasanga ubukungu n'imibereho myiza y'abantu. Hanyuma rero muri spiritual Babylon cyangwa mu y'umwuka niho dusanga iby'iyobokamana. Ubu rero Satani icyo ashaka, arashaka muri byose adufate. Abantu basuzugura Imana, baramye Satani ku mugaragaro, babihisemo ubwabo kuko banze kumva ukuri, kandi kuko abenshi bagize ubwoba ntibahamya Yesu by'ukuri kugira ngo ab'Imana yahamagaye bayikurikire. Ahubwo
abantu batangire babaho gusa bakeneye gusa ibyo kurya n'ibyo kunywa no kwambara, cyane cyane ko umwuka turimo twinjira mu gihe gikomeye cyane cya system yatangiye mu cya 900, yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000, ikaba igenda imara imyaka 15 buri gihembwe, ifite igihembwe cya buri myaka 15. Igihembwe cya mbere cyarangiye muri 2015, dufite igihembwe kizatangira muri 30, ariko igihembwe cyatangiye muri 15 cyo cyarushagaho kwihutisha ibihe, kuko bavugaga yuko basiganwa n'iminsi kugira ngo bashobore gusohoza ibyo bateganyije. Ibyo bateganyije rero ni ibiki? Ni ibitureba, birimo indwara, birimo amahano, noneho no kutagira isoni gusigaye kuriho, kuko igitugu kirakoreshwa kandi kizarushaho gukoreshwa mu isi n'amategeko y'agahato, kuva no kubeshya bya demokarasi, by'uburenganzira biragenda bipfa, bisigaye gusa ahantu hamwe byifashishwa gusa muri politike kugira ngo ibyo bashaka gukora cyangwa ibyo bashaka kuburabuza aba ari byo bifashisha. Ariko hari muri rusange akarengane ni kose n'ubugizi bwa nabi, kandi abantu bagashira bari bareba kugeza naho n'ibyo kurya bitangwa mu makambi bagenda babigabanya, ubwabo bazi yuko mu kubigabanya ari ukwica abantu, aho kugira ngo bafashe abantu gusubira iwabo no kubashakira umutekano ko bafitiye uburyo, ahubwo abantu bakarushaho guhunga mu byaro mu biwabo, ukagenda bajoboramo bitwa ngo nibangira amahirwe, bakajya kubatuza hirya no hino ku isi, aho babwira ngo niho heza cyane, abantu bakagenda bibeshya ariko batazi ibizahaba nabo ejo aho bukera. So rero Imana ibaha umugisha, mutekereze neza aya magambo dusangiye, mwirenge ko dore Babiloni igiye, Uwiteka Imana niwe uzacira urubanza bari mu isi. Uwiteka Imana niwe wahanuye ko Babiloni igiye kurangira, niwe waremye isi. Satani yiye kubashuka kandi yiye kubayobya abatwara mu bintu byinshi bidafite umumaro, ahubwo twese hamwe turwana intambara yo gukiranuka no kumenya Imana nyamana. Imana yo mw'Ijuru ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Ndiringiye ntashidikanya ko Imana yaturemye kandi namwe Imana yabaremye iza kubafasha mugasobanukirwa iby'aya magambo mbwiye. Ndagira ngo rero mugarukira ahangaha, Imana ibagire neza ibaha umugisha, tuzakomereza ahangaha ubutaha. Kadusenge. Imana ishobora byose, uhimbazwe ku bw'ubuntu bwawe, uri Imana y'imbabazi, uri Imana ikora ibikomeye kuri bitangaza. Aya magambo riringiye yuko abazagera abantu bazayumva azabagirira neza. Bara natwe rero uduhe umugisha, udutsindishirize mu bikomeye byose biri ubu, kandi utuyobore mu kuri kwawe kose. Duhe imbaraga, duhe ubushobozi, duhe uburyo bwo guhishurirwa ubwiru bujyanye n'ubushake bwawe. Tugire neza rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakundwa, ikindi nababwira nuko nabashaka kugira icyo avuga kuri ikiganiro yasobanuza, ashobora kunyandikira cyangwa se akampamagara kuri telefone yanjye ariyo 0788 50 60 76. Imana ibaha umugisha. Hanyuma bari muri diaspora bo kwandika agateranyo cyangwa akamenyetso ko guteranya, bashyiraho 250 788 50 60 76. Imana yo mw'Ijuru ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Kandi iyo nomero mbahaye niba no kuri WhatsApp, benshi mushobora kunyoherereza kuri WhatsApp mukanyereza za message cyangwa ibibazo byanyu nkazabisubiza. Ikitonderwa, hari ubwo ntinda kubera yuko abantu ari benshi bambaza ibibazo, ariko ntuzarambirwe, niringiye yuko nzakugezaho igisubizo cyawe kandi ku buryo bunoze. Imana yo mw'Ijuru ibaha umugisha, murakoze kandi Imana ibagire neza. Bye bye. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe.